ugerageze ibishoboka byose ntuze kuhambera. Dusanze bamukase igihanga. Ntandi mahitamo dufite. Ntayo pe tugende. Ofisani? Yes sir. Ugiye kugenda kwa Officer Vanessa, ntabwo information y'akazi ugiye gukora nawe ntabwo. ndetse n'abakobwa birukanse bajya mu ruganda. So rero twanzuye ko tugiye kujya mu ruganda ukaba ugiye rero mu rwego rwo gukorayo. Wowe mu kibazo dosiye zose zirateguye, gusa ikikujyanye mbere na mbere ni ukubanza ukamenya ku ntandaro y'uriya mugabo wapfiriye muri rafunzo kandi wanakoraga mu ruganda ukanamenya n'icyo yarakora aragiye gukorayo. So dosiye ngizi wowe ibindi turabivugana nyuma nacyo turabana amakuru. Uracyabaho mwana we uracyabaho amakuru y'iminsi nari kwibuka uracyabaho hano waratse n'ukumva wasaga nyine ukwicuza ese ubona akazi ukora hehe ura mu ruganda rwa mahirwe naba nawe ngende cyangwa umushomeri ndaho ngaho burya nahise mfatiraho wasora isapesi ngumanga shanye urasa neza ndabibona uba n'ahantu heza reka sinakubwira ngende cyangwa umushomeri cyangwa umushomeri akazi ufite nubwo bwiza nta kazi mfite kuko kuva twarangiza ntigeze mbona akazi ariko ku kazi wacu bakeneye abakozi bavugisha ukuri nubwo wari ushinzwe abakozi mu minsi ishize abagizi n'abana bamwishe ariko akazi kazakomeza uyu rero yitwa Yisha ni umushuti wanjye turaza kutubwira nyine umushuti wanjye karibu hanyuma saruwa ese ngaho rero mbwira abanza nyibwirire wese umeze neza basi ndabona nta kibazo ariko umeze neza uraryoze mwajishije mwambwiye ngo hagati yanyu harimo amateka nyakera bimeze bite yewe nyine karahanyuze reka tubanze ahubwo tubwire radiyo sarumu hanyuma turebe ko yadufasha ngo sarumu dushaka kumfasha ibintu bitatu nubimfasha urabizi kuva kera mubizi ndongo kirahe kera yaje mubizi kuva kera ndongo kirahe umva ndashaka kumfasha ikintu cya mbere urumva ugiye kuba uduhaye ahantu turi bube twikinze urumva njye nayishe urumva niho icya kabiri rero umva nta kibazo kindahabwa kirakera singahaze icyo ngukundira kuva kera noneho icya kabiri njye nayishe urumva ugiye kudushakira ibyangombwa ndabizi ko izo diri wazibashaga kuva kera twigana ibyangombwa bishya urumva noneho umva ibyangombwa bishya biriho amazina yacu mashya ibyangombwa Rase urabizi kuva na cyana kintu wamburana cyo kivuye vuba nanjye rero nubwira ibyo ngibyo nta kintu na kimwe icyo ushaka cyose ubwiye ngo iki cyose uzakimba nakubwiye ngo nzakiguha nzakiguha wowe mbwira ko byemeye ibyo bintu bitatu umva urumva icyo kivivura noneho mbaraza icya gatatu ngiye kukubwira ujye kubwira njye nayisha umva twinjire mu nzu muze hano ewe rozete we Mzee agaro, imeze ate kugene n'ibintu?
ureka shahuza nza kureba abantu bahano cyo kibazo muze umukobwa wanje bariko baramugurisha bashizeho amadolari 5,000 ngwino twumve ikibazo ufite mwibarera ndagutumvikanye ibintu rwose oya tuza muze tuza icara uvuge ikibazo ufite kirakemuka neza muze kuraho neza mwana wanjye amakuru yawe kumariza hakubwira ikibazo by'amakuru ni nari noneho umusabwa gucasha makeya aho wageze uratubwira ikibazo cy'ubwumvikane shira umuntu usobanura ikibazo cyawe ufite neza turacyumva kandi turagufasha kuko umwana utanga iyo urimo wankanga kandi uzagira ikibazo bayagisobanura nta kibazo kuko nzagira ikibazo kimeze gutya mwana wawe ko mpari umuhungu w'umupolisi hano none haza numva amakuru kuri televiziyo bavuga ko umukobwa wanje ariko aragurishwa yabaye ka ni ikimasa ni iki koko mugurisha umukobwa wanje aha yakuri ese tuza neza mbere na mbere ubundi umuhungu wawe yitwa muki umuhungu wanjye hari yitwa Ernest mwana wawe Ernest umukobwa wawe yitwa muki uku azayitwa Mutumyinka Rosette Mutumyinka Rosette none rero muzehe icyo nakubwira ikibazo cyawe hano kuri posita ngo tukizi genda gake kandi ushire impungenge turimo turagikurikirana kandi kizarangira ku buryo bwiza rwose humura ntabwo umukobwa wawe ari kubishwa kubitekereza humura kizarangiza nk'uko byagombye kugenda amategeko azubahirizwa humura rwose n'ibindi impungenge wakoze mwana wanje gukurikirane rwose ni gute wakoze ikosa kugeza ubwo utuma polisi gukurikira tewe yampamagaye namaje kugera ahantu yabaga ariko nza nanyuze ku mupolisi ndebye inyuma mbona yankurikiye hanyuma y'ibyo icyo nzi ni uko uwo mupolisi yatojwe kurenza uko tuzi uzi yuko nasimbutse cya kirombe nzi ko atari bugishobore najya kubona nkabona nawe yagisimbutse ayo makuru ugeze uyabwira Theo nizere ko nandi kosa wakoze nahunze ngana kuri siketi gate niho namucikira ariko nta kizibiti nasize okay sawa kaduhamagare Theo kanjira hariya afite telefoni hanyuma tumuhamagare katugende boy naga tuvugishe Mr. Theo hello Yes, Chainik. Mr. Theo Aha. Umamagariye iki? nuko umupolisi yageze kuri secret gate Chainik. Ni gute umuntu ashobora kugera kwa ayo marembo ari muzima humeka atari muri timu yacu? Nizere ko Kereva nta kizibiti na kimwe yasize aho ngaho cyazatuma badushakisha. reka nguhe umupake muvugane Okay. Hello? Nta kimenyetso ko ntiyabashije kubona isura yanjye kiretse niba yabonye moto n'ibiyiranga. Okay, moto yo nta kibazo muyireke kuko n'ubundi zo dukoresha zose ibiziranga ntabwo bitwanditseho. Ahubwo munyumve mwitonze. Bano bakobwa batatu ndashaka kumenya aho baba, icyo bakora n'impamvu babahoje Rosette. bari hehe ngo bafite iki turangiye naho bari ngo tubakurikire Bafite telefone yanjye bayintwaye umunsi baza kuboza Rosette. Amahirwe mfite nta kintu barayikoraho kuko irimo kode ziremereye. Niyo ndi bwifashishe mbakurikirana. Namwe ndase. Nicaye ku GPS tracker. Ubu tuvugana ndabona bari hafi ya STH. Niho bari. Mwebwe mwihute mugereyo, nimugera aho ngaho muhite mucana GPS yanyu. sawa Officer Vanessa mfite ikirego cy'uyu mukobwa cyihutirwa ngo iranze tuvugane. Kesi y'uyu mukobwa
ihinduye inyito papa we deja ubu ngubu ari muri ofisi yacu hano andi makuru mashya amenye umu ofisiye wacu umwe hano ni musaza w'uyu mukobwa ukorera bivuze ngo bihinduye inyito tegura inama rero ubwire bano ba ofisiye bacu bose tugiye guhita dukora inama none igitaraganya bako hari ibitekerezo n'amakuru ndumva gufata abantu bose muri rusange tukaba twakora inama wumva harimo umusaza wakora hano ntabwo byaba bimeze neza ahubwo numvaga twashaka nk'abantu bari ngombwa cyangwa wowe ukabitekereza wowe yitegure mfite uburyo ndi bubigenzemo ku buryo ntawe umenya uko bigenze cyangwa se ntacyo Mbawa agarara dushyiraho GPS kandi tugiye turahageze urimo urabonamo yego negera imbere gato Gasaro mukundwa nukuri nishimiye pe rero wakoze ndabona isaha zifashe kandi ngiye mu kazi k'abandi sibyo utaha we ntunsura sibyo uzaza rero nuza ugomba kurara sibyo twumvika yego tuzabivugana turebe igishoboka aricyo dukora nzaza nta kibazo ariko uragaruka nta kibazo undi munsi rero wowe ntuza cyangwa njyewe nyine ukaza kunsura tuzatwika kandi uzarara nzabishakira umwanya nze njye nawe twiteguye Okay, tugeze ahantu hari umukingo. Hari umukingo. Aha. Igikabaranga. Mwinjiramo neza. Igipimo cyaho ngaho. Yewe reka kugeze hano. Subiyeyo se? Yego ndagiye. Nakundi sa. Sa turi kumwe. Yego. Gasore siko mama gena mama. Cyangwa icyo yibagiwe. Hano? Nitegure hari abantu baduteye. Ngo? Ugiye kwa twatatswe n'icyo tumvaho baginga ariko umwere ntabyo kora bizi ya gahunda
wagutumye hano? Ninde wagutumye? Iyi nzu tuyivamo muri ubu byaribyo byose twakurikiwe. Tuve hano, tuve hano. kukubwira ariko numva nyine Barayisatu yewe anamuteza amatwi kabisa. Shuwa Zatasubiza. ntabwo uri bifate nabi. Yego vuye. Ko nta kintu kibi cyaguturukaho sinzi. Bihereye koko. Yo umva mubwire. Bihereye aho wowe umva hakoroheye. Nibyo. Neneye kukorohereza mu bintu byose. Tuzashaka cyose uzambwira. Maze nda Aisa. Oui. Nina ndagushaka. Raisa, wiyamaje kuba mugenzi wanyu, umutware, umwereke ibice byose bigize uruganda, mbese hahandi hose ugende umwereka akazi ko gakorwa, hanyuma umumenyereze kandi nizere ko akazi kagomba kugenda neza. Sawa courage. Koze. One, two, one, two, one, two, one, two, one, two, one, two. One, two, 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 one, two. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
one two 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 komeza kabiri gatatu kabiri gatatu kabiri gatatu Ugumanga ndiko dore nkuriya rimo mugume gushiramo Heguka Heguka Gafani ndiye fani Twagiye dutyo manuka zamuka kabiri zamuka gatatu zamuka gumahanga Fun. Komeze. Fande. Impamvu zihutirwa zitumye nza kukureba. Iya mbere. Twamenye ko mu bapolisi bacu harimo umupolisi umusaza wa Rozine. Mwabikoze iki? Twamaze gupanga yuko nta mupolisi n'umwe ugomba kumenya ikirego mugenzi we afite. Ikirego cya Claude kimeze gite gifite ndi? Gifite Patrick. Patrick? Yego. Gusa Fande, hari ikibazo kuko Claude mu makuru yaduhaye avuye muri koma yavuze yuko yari afitanye gahunda n'umukunzi we. Kandi umukunzi we mu bapolisi natumye mu kazi ku modoka ahantu kuri tele bambwiye ko basanze ibyangombwa by'uwo mukobwa. Urumva ko hari ikibazo rero kandi kitoroshye. 05 ndiye fani hanyuma ndashaka kumenya neza uzi ko shobora nakubwiye ko hari umusore wanshikiye muri rya shyamba ndashaka menye neza kibera muri rya shyamba utegure kagoma tuzanyura mu kirezo wajya no mu butaka mu masaha 72 hanyuma bigiye gukurikira nkeneye kubona
munyereka abakoze ibyo bakoze ntabwo nkeneye abakekwa. Yego afande. Nshatse kuvuga isaha yero yose ngomba kugera mu ofisi zanyu mukampa ibisubizo mutampa ibibazo. Sawa? Sawa afande.